Ndi papa Sava. Oya, rese urabivugisha ukuri koko. Oya mva kubwira. Uriya muntu yarizize nyine ni kumwe arya ngo ni igikoma cyikuririka. Iyo cyekururira amakara. Umuntu yumve ngo ku muntu wese ngo ujyanye amakuru ngo nta kibazo ngo ni maneko. Yiyite maneko. Yajyaga afata n'ibintu ukabona yashumitse hano akarenzaho ikoti. Akirega wamusuhuje ukamubwira ati afande. Umva. Ubwo nyine akabari niba karafungwa gukanywa. Ngoki. Urwego uri bondo. Teka rero azakugendera. Aragutambukiye aragiye ageze kuri polisi. Ati mva ndende mfite amakuru kandi akomeye. Atari kubu nta kintu nabatangariza. Sinizeye umutekano wanjye. Kuko ubuzima bwanjye buri mu kaga. Rekaya. Uriye. Nibyo. Wenda yari kuzahura. Noneho abantu akashobora kuba afite amakuru akomeye. Yababwiye ko ari amakuru ahubwo yenda nko kuba yarimbura nk'igihugu. Abatuye umuntu wamugane uburinzi we buratanzwe rero. Reba nyine reba kwa papa Sava bagosana. Aya namwe wende ibyo ngibyo muri mu bibara nk'inkuru uburinzi butanzwe nande hano. Nabari bakeneye makuru. Ariko ubwo bashyizeho nyine bamwe bo mu midugudu bavuga bataho hano mu macunye. Rege buri burinzi bukomeye buri mu midugudu. Makuru y'igihugu sasa abo. Makuru y'igihugu. Ntabwo ari abantu mu mudugudu burabaza. Oya nta nutayamenye. Ahubwo dore Cyabari yishukagabanya umunwa. Ariko kuki mugera ahantu mubonye ibyo kurya. Amakuru y'igihugu rega ntabwo wapfa kumva. Uravuga abanyerondo. Kombi intoki nibyo ushoboye by'amakuru byihoreye. Nimutubarire iyo nkuru dukomeza tugende. Ariko burashaka kumbwira ngo polisi yacu yafashe abapolisi ngo mujya kurinda hariya ngo hari abantu yabuze se. Afite amakuru we yababwiye ko kandi ashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ariko nawe bazo umuntu uje akaza kuri polisi. Ubuzima bwe ngo bari bujye mu kaga ngo yavuga atarabona ubwo burinzi. Abantu baravuga wa mugani uyu muntu ubu ni imana reka tumusigasire. Batanze abantu bazajya kurinda iwe. Abaharara n'abahirirwa. N'abamugenda akavuga ati baba polisi. Ati je niba nta burinzi bwizewe mfite. Ndayagumana. Baramurinda. Kumurinda gusa. N'umugendaho. Nazambwa zose ziraza. Imbwa. Bazarani. Oya byari mwibanga. Byari mwibanga no kumurinda byari mwibanga. Reka rero bazamwegere bakeneye kumenya ayo makuru nyine. Aze tubwire ko twakurinze. Abundi amakuru ufite makuru kinayahe ushaka gutanga. Arabura ariko buri yuribuka ko Gerard ihene aheruka kubaga yayiguze n'umuntu ushobora kuba yarayibye. Ariyo yabikeye kuri ariyo makuru polisi yacu yagiye kurindira. Yonetse ni inkuru. Umva reka nkubwire icyiza kirimo. Oya umva icyiza kirimo. Umva icyiza kirimo nshaka kubabwira ntacyemera. Nuko hari abantu bagira gutya ibyo bababwiye bakabigira ibindi. Bakavuga bati uyu murongo no gutabariza umuntu urwaye. Ukumva umuntu atangiye guhamagara byarangira ati nano mwe bejeje amapera ngo mundangire. Ariko uraza kuzana inzego zacu zikomeye zizi uko amakuru atangwa ngo barakurinze ngo uzatange amakuru y'ihene indese. Ntabwo bari bahanwa uzi guhamagara nk'umutekano ati mfite inyota mu nzanira icupa. Ubu utamureba byakunda. Ariko uwo ninde kereka ari umurwayi wo mu mutwe. None se umurwayi wo mu mutwe uravuze ngo polisi yacu ntabwo izi kumutahura. Ibi byari inkuru ya Gasongo nyine agira ariko amaryoshye ikiganiro. Kuryoshya ikiganiro. Ubundi ibiryo byabonetse ngendo. Uretse n'ibiryo. Nana vumbe akantu. Amaze iminsi aguze televiziyo. Asigaye atubwira filime rero. Ninde wayisobanuye iyo filime yasobanuye nandaho. Ubwo uburyo bwo gushaka amakuru nk'ayabangamiye igihugu nta bakarinda umuntu
ntabwo ari ubwo ngubwo bwo kujya kurindira umuntu mu rugo ngo bibye ihene banakujyana aho sino Mbega ntabwo bari bategereje ko ari ihene bumvaga ari nk'umuntu ubitse imbunda mu nzu gusa akayabika umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu bakurinze utarayavuga utarabona uburinzi. reka nkubwize ukuri iyo nkuru nishekeje ngo dukirigite duse muri komedi baravuga ngo karakugarukiye hari icyo ukoze ntakugaye ni uko hari abantu babwira bati uyu murongo uzakoreshwa iki ibi ngibi bigenewe iki ibi bigenewe iki nyine nawe ibaze kuvuga bati gutanga amakuru wenda iyo bari kugira amagendo uhamagara gutya ugahamagara uti ko inyota inyishe nta kintu mufite ibyo icyo bamuhese nyine gukinisha inzego z'umutekano hamagara gutya yewe murakoze rero murakoze akoze wowe ariko uyu mugabo kerembuzi ntagishaka kurya byerera muyambe kandi ubwo bavuge ngo murwari icyo ari bubashe ubusa waje uriye oya mwari mwampaye nkaba mbona dafirwa yitse imitima barabagerageje pe gusa urabona mugabo ntabasha kurya gusa wabone ko ari mu rwego ati mutabare yego murakoze mukomeze muryoherwe babyeyi inshuti imiryango abakure n'aba hafi nongeye kubasuhuza mukomere cyane rwose ndabashimira uburyo mwitanze mugafata umwanya wanyu mukaza ariko madede reba seriviyete aho ngaho abantu barangije babona nuko wamfura we uranyambye ntacyo nabuze muri uru rugo nyaruka umukobwa nuko komeza yabeza rero nubwo atari ibintu bihambaye twateguye hano ariko bifite icyo bivuze ntabwo abantu bapfa guterana gutya bangana gutya nta kintu gihari nk'uko ababyeyi bahoraga babimbwira kwiga ukaminuza ukarangiza amashuri ukamara imyaka irenga 2 mu kazi uri umuntu w'umukobwa uba wakuze ni ukuri nubwo tutajya tubiganiraho ariko buriya ntabwo biba byoroshye abakobwa ni garanti uko bukeye uko bwije intanga z'umukobwa zigenda zivaho imwe kuri imwe cyangwa 2 kuri 2 bitewe n'uko umuntu ameze ibyo ni ukuri uwo yakomeza komeza mugani w'abaturanyi abahanga rero barebye uko banatwongerera zikava kuri 450 zikagera kuri 100 ngahe sibyo papa sava ariko nibyo byababwira muri uyu mukobwa ngo ajya kwinjira mu mihango ya mbere asigaranye intanga hafi aho 450 ntabwo ari kubabeshya noneho ngo agiye mu mihango buri kwezi ntuza arya n'agasabo n'akakigarya overe yayigatakaza kamwe ukwezi gukurikiyeho yayigatakaza kandi nyine kaza kajya kureba bya bindi biba byarateguwe ngo umwana azakuriremo atarongorwa ngo intanga ngo abijyeyo bigasenyuka aribyo twita imihango buriya rero buri kwezi hasohoka intanga imwe y'umukobwa intanga imwe ariko hari n'abandi ngo basohora 2 muri bari ubona babyara nk'impanga zidasa none se papa sava ibyo bintu kongera ngo babyiga mu mashuri nahaturu wa mukobwa yarakuze baratinyuka bakabivuga mu bantu mu mashuri yahe ibyo by'ubuzima bw'imyororokere nitwabyigaga mu 3 reka narinzi ko bitavugwa damansi wateranye gutya arakuze ngo mye ishuri rya mbere ni umuryango urumva mugani umuntu w'uminuje abarangije imyaka 2 niba amaze imyaka 15 abahura n'abantu benshi buri kwezi ajya mu mihango ese wa mugani ugira ngo ntizigerereye bafite uko buriya utwite no konsa neza burya hari izubika niyo mpamvu ushobora gusanga nk'ababyeyi bacu babyaraga nk'abana 10, 12, 10 ugasanga mu myaka 60 arabyaye kandi wenda nk'undi utarigeze abyara n'umunsi n'umwe ku myaka 38, 40 byarashize twumva ikintu aragiye kutubwira babyeyi kunyunganira rwose kubw'ibyo rero haleluya ariko hamwe no gusenga kwiyiriza ubusa kurara mu butayu no kurara amajoro Imana impaye umukunzi
irakomeye cyane imana ni igitangaza wajya kuvuga ibyayo bwakwira bugari kuri pe iyo abantu uko bimeze abo nyiragitare n'imitobe ziragura yewe n'urubyaro akira mwana wakira rwose wazahora muri nuko komeza imana nishimwe imana ntihabwa icyubahiro amen imana ni nziza rero nukuri pe kubw'ibyo nagira ngo mbereke umukunzi wanjye ariko mbere y'uko nabereka umukunzi wanjye ndifuza ko Rugaba yadufasha akaduterera agakorasi ko gushima Imana tunashyuhe wa mugari byongera bibasha Rugaba tutambira iyo mana ariko ze gusuzugura pasite ubwo batakuvuze urakanu Ruga nyamuneka gira vange ndumva rwose turakuzuza oya ntabwo nera bya binimba byawe iyo gushima Imana iyo gushima wenda na nyiragitariro yakizwa ariko se wimutegeka wenda yakizwa nawe ariko mworoshye reka dutere agakorasi kavuga ngo ntabwo Imana ibonja irahemba buri Imana igiye gutanga itanga ibyuzuye no kuri pe ntabwo ibonja ntabwo igihabwa kukayiba gukubita ikintu biri ku kirusha n'amadederi uriye umurizo w'ifi gukubita ibintu byuzuye ku kirusha ngo nibonja itanga ibihembo iyo Mana nibonja itanga ibihembo Imana nibonja itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo yongo nibonja itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo sheri ni ibihembo itanga ibihembo amafi ni ibihembo nibonja itanga ibihembo ibinyota ni ibihembo nibonja itanga ibihembo abantu beza ni ibihembo nibonja itanga ibihembo umugore wanjye ni ibihembo nibonja itanga ibihembo umugabo ni ibihembo nibonja itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo nibonja itanga ibihembo kubw'uyu munsi turasengera amadederi Imana nibabonye bakubite ku birusha amen Rugaba arakoze cyane Imana umugisha nagira ngo sheri wanjye ahaguruke yegere ejuru abasuhuze rwose sheri haguruka hano murakoma amashyi mu biki uri muzima neza nta kibazo ufite nta kibazo ufite uyu muhungu ntabwo muzi yafashwe n'undi se uyu mwana asabaye iki uyu muhungu yerekane wa mugore arimo aratsinda uzakubwire rero wa amasaba yanga ubwe ayo magambo urimo uravuga uyasubiza aho uyakuye nizere ko ari mu bandi atari nyine yafashwe undi nta wundi muntu ahubwo njyewe ndashaka kukubaza bimwe byanyu byadutse by'abakobwa n'abahungu nta bintu mwakoze byanuza yegora bya wanjonjo bwombe wanjonjo ntabyo mwakoze wanjonjo ni ibiki toka sitani mu izina rya Yesu Kristo ibyo sinjye naba narabikoze gute wa muntu wevugisha ukuri niba ngombwa mushake amasoko papa ni gute umunyicariza umukunzi naje kumubereka urongera kuvuga ijambo umukunzi unyereka uyu musore niko shaka urokwana uyu musore ntawuzi urokwana nyine ni umukunzi wanjye sabaye iki ese kadagara ariko ntabwo uzi kwisobanura kudagadwara reka twajwemo ntimwabimenya ceceke twumva uyu musore urokwana ese ni ngombwa ntabwo uzi kwisobanura wavuze ariko papa sava sinivanze rwose abakobwa nicyo baberaho madede ngwino wandurira ibi bintu dore n'amasazi ariko nawe kuri ibyo ngibyo urumva ibintu turimo ari byo ko najyane nyine najyana ariko mama sava nanjye mbashyize mu gaciro banaha rwose nicyo abakobwa baberaho uwo mutwe n'uwujugunya amadede kuko Nsabimana ari mu nzira ataza sinakubwiye ngo urebe seriviyete mwaho wazibuzurire aho mu kabati ntazirimo cyangwa urebe mu cyumba aho ngaho niko nibyo nashaka gukora uwo kwandeho ndo kwa Ziyadi wa Bitoveni wa Peti
Petero ntabwo muzi narababwiye ngo twajwemo murabihakanya njye nyiragiti Petero umwe uyu ni musaza wawe kwa so wanyu Petero iki wo mukiri ntabwo muzi hafi ya nyirabukingure isa na so baravukana mu ndimwe uyu ni musaza wawe kwa so wawe oya ntago musaza wanjye ntavuze bitavene na Petero ntabuze ariko se kuba ugiye kwiga wenda akadusura udahari munanirwa no kumenya umva nkubwire banza unsubiremo ijambo mbanze mbyumve neza uyu muhungu ntabwo mwigeze mukora bwombo se nibi ashatse kukubwira ngo mwararyamanye ntabwo twaryamanye nta kintu twakoze papa sava abo niba barabikoze byararangiye nyine ubwo ni ugushaka amasubyo nyine wa muhungu we uriya mukobwa mwararyamanye ako mama sava wajya umenya ko ngizwa ibyo n'ibiki uri kuvuga none se mwamenyanye mutuyunguye koko mwana kijijwe ntibaza kumwereka twireshya none se igihe bamaranye ntimuze cyane kigera kwirirwa mu masengesho dusenga umukozi w'Imana akavuga ngo uyu niwe wanjye niwe wangenewe mwebwe murahereye mu byitambi ariko papa samba njya mbikubwira akaya masengesho n'abahanuzi b'ibinyoma muzaba kumva kazakurikira ibi ngo nahanuye ngo nahanuriwe ni umukozi w'Imana ni pastor nanjye nagake sinubone mukabaharabika uwo ni umukozi w'Imana nibyo byadutse umukozi wa seki darugira utya wanyura ugahura n'umuntu ati yewe uti ni wowe papa savuti Imana yakuntumyeho ati iki atuti yarnyura apfuye undi nta wundi waduhamagaye ejo bundi aro mu gitondo cya kare urakubwira Imana ikuzaniye umugore kandi wasuze umukecuru ubwo ntabwo bakwatse n'amafaranga mwagiye mushishiriza abahanuzi b'Imana baka amafaranga ibyo bintu ndabizi nanjye byambayeho umuhanuzi yaraje arampanurira anyumvisha ukuntu ibintu biciyemo turangije dupanga guhura ndi kumwe n'umushuti wanjye tumaze guhura kugira ngo ampanurire atangira kubwira wa mushuti wanjye kandi ari agateka mutwe sha tukavumbiye kariruka uno kuvuga ngo yahamagaye wowe ujyanye n'undi ubutumwa bundi atangira guhanurira uwo tujya none reba rero umuhanuzi waba ngaho uwo muhanuzi namubona nkakwereka njyewe se kuki mutanasenga ngo hasi iyo bababwira ntimunashishura kutavuga nuwo nguwo sure bangwa igikoma cy'uruhinja ariko kuntu nugo se wagira ngo bamwanditse iyi nyamatumbu se niyo cyore niyi nyamatumbu ariko ubu ntago nari gushije uyu re ariko we ntago ejo bundi ari we wahanuriye cyakwera ukamubeshya ukamucenga uyu muntu ndamuzi nakanyamanyanga niwe muhanuzi ugiye gushingira abashiki n'abasaza ariko mbere babarije ntabwo ushobora kwisobanura reba ukuntu gakanuye amaso nk'uruvu nyine nta muhanuzi muri bijyanye n'ukuntu kabera gisi ni imibereho nyine ibitsindwa n'izina rya Yesu ni imibereho ni imibereho kugira utyo ugateka imibereho ukayizana mu murimo w'Imana uri umutubuzi warambeshye ngo uri umukozi w'Imana ngo wasizwe amavuta waratweretswe warahuye nyine yahehe ntiwabona shusho n'amaturo amuhaye urava hano duha amafaranga nyine mureka mbasobanura ukuntu byagenze nyine nyine iki se wavuze neza usanga uvuga ubwo nyine mureke mbasobanure nyine uko byagenze byagenze bite widutesha neza nk'uko usanzwe uvuga kuko ndabizi kuzi kuvuga uko usanzwe ubeshya uri manganye ubundi njyewe kuki ubu buntu utabukubita ngo ubutoze njyewe simanura ubundi ndahuza ni ukuri ko Imana mureke rwose bivugisha ukuri nyine reka tubwize ukuri byagenze bite nyine simanura ndahuza kandi rwose ntabwo ngena ndagenekereza pe urumva nari nagerageje nyine guhuza umukobwa ukuze n'umusore hanyuma nyine ngabahuza nyine bagakora
umuryango ariko nyine usibye ko nyine hajemo agakosa ka tekinike gato ariko agakosa ka tekinike agakosa ka tekinike agakosa ka tekinike agakosa ka tekinike uzi icyo kakoreye Titanic warayumvisha ni ukuvuga ngo urashaka noneho natwe ahangaha ko wakoresha agisida urashaka kudwanga inka dore uko kareba uko uratwanga imiryango wowe ubwo se noneho ko byose mu bindundiyeho kandi nari narapanze n'umusore umusore urabona icyo kukubwira ariko imana yo mu ijuru izakumembere nta soni njye nigeze nkubwira ko nkuze kugeza aho wanekeye nyine urumva nyine mbese wikomeza kutubanga mugira amahirwe murabe mutara njyewe byose muri kubishyiraho pe kandi nari narapanze n'umusore ambwira ko turi buze guhanurira umukobwa kubera ko njye nabonaga bafitanye irari rero njye ndavuga reka mbahuze mbe nabonamo na komisiyo nyine ariko ubwo nyine n'uyu se nawe arasenga ako hani shari nawe uri umusaza wanjye cyangwa kubisha umunwa hasi barakubwira ko umuntu mufitanye umuntu yatekinitse na pasiteri kugira ngo bakugereho iriya ndyarya nawe uri umutekamitwe koko oya njyewe ubundi ni ukuri ko imana njye ndarengana none se ko nditeme ryabahuje ubu muranzi z'inkoka gira imana ni ukuri ko imana ndagapfa nabyaye mama rwose aba bantu bose urabyaranye rwose icara nawe ubonye musaza wawe cyane muganire ariko rero uriya yifunze ziriya rinete zitagaragara ari inkozwi y'ibibi koko bafite amanyanga uyu nguyu yapanze n'uri niba baza bagatekinika harya ngo ni amatekinika urakanywa nzozi ubundi niwe wagomba kubikora urabyibuka dore ngo mbese ngo kira hasi mwambure wagiye shyira kandi gakombe nibyo yari abikoze wewe urajya kuyifata uyu nguyu asoni uratekinika urabona ibi ngo ni agakosa gato ka tekinike cyane imana yawe iracuramye ku buryo ishingiro imana niyo kubura konegisiyo imana yawe nta konegisiyo kiranywa kinywa si ubu uhinguye ku buryo ugiye kunywa y'abato ingeso zacyo n'ububeshi bwacyo gusa kiranywa wicaye mu bantu ukaba wicaye ukicaye yakambaye kure genda ahura hafi buriya mba namaze kugashyiramo iyi nakukira mu buriya ibyo bitabo by'imana nyir'umurimo azabereka kubita umunwa hasi wambiriye mu ntebe ukavanga rimwe kabiri gatatu ifi yacu yariye cyangwa ifi yariye ureke yohohe none se na telefone muhereza yohoha agenda atazana basi mu bibiliya yanjye muhereza bibiliya si twora kizi oya nagenda nuko wisikuza abantu zakubitwa iz'imana shushwa ngaho ugenda ariko inkoni z'imana ariko umunsi umwe uragapfura bamuherekeza ibyo bitugurugurira ngiye